Reka duhite turebera hamwe igice cya kabiri kuri ibi byo korora inkwavu hasi, adeni nyuma dutegurana cya kiganiro twubaka ibiraro by'inkwavu byiza kandi mu buryo buduhendukiye. Murabyandika muri komenti ngo twubake ibiraro, ibi birahita binyereka ko iki kiganiro koko mugikeneye. Ndahita ngikurikiza. Aha ngaha ikintu biraza gukemura twarebye mu gice cya mbere cy'ibi byo kororera inkwavu hasi uko bigenda. Kuko harimo no kuba inkwavu zapfa, zarwaragurika, ikindi zikaba zasenya aho ziba, ndavuga mu gucukura. Aha ngaha tugiye no kurebera hamwe igice cya kabiri cy'ibi bibi byo korora inkwavu hasi. Noneho igisubizo kizaza muri iyi video irakurikira yo kubaka ibiraro. Mbere na mbere nzakora uko nshoboye ku buryo bizaba bihendutse. Ko ibyinshi biba bihenzemo ariko cyane cyane ngiye kwibanda ku bantu bagitangira kugira ngo biborohere gutangira ubu bworozi bwabo kandi mu buryo bubateza imbere. Noneho reka duhite turebera hamwe iki gice cyacu cya kabiri kuri ibi byo korora inkwavu hasi. Kanda subscribe niba utarayikanze kuko nivyo bizajya biratuma ubonera ibi biganiro ku gihe. Reka turebere hamwe ibyo bindi bibi bitanu byo korora inkwavu hasi. Ku mwanya wa gatandatu, zikunda kurwara. Impamvu gigareye muri iki gice cya kabiri no mu gice cya mbere twarabivuzeho. Kuko impamvu kigarutse nyine nuko mu minsi yashize naberetse ikiganiro cy'uburyo inkwavu zishobora kurwara cyangwa se cy'ibintu bituma inkwavu zirwara. Twarebye ko harimo n'urupfu. Impamvu nyine aha ngaha noneho byoroshye kuba zagwara hasi bijyaniranye no gupfa kuko inkari, imyanda yose, amahurunguru, ibyo zariye byasigaje, ibijagi byose biba biri aho hasi. Urumva ukeneye kwita ku nkwavu zawe kugira ngo zihunge uwo mwanda. Uburyo bwonyine nzi bushoboka n'ubundi ni ukuzishyira hejuru, ukazubakira hejuru, ari nayo mpamvu ugomba kwandika muri komenti kubaka ibiraro nacyo ngagikora. Ku mwanya wa karindwi, ntabwo ziba zifite ubwirinzi. Aha ngaha ubwirinzi ndi kuvuga ni ubuhe? Ubwirinzi urugero bwo gushyuha. Buriya hasi iteka n'iteka n'ubundi haba hagomba guhora ubukonje. Noneho aha ngaha ikintu kindi kizabaho mu by'ubwirinzi, buriya iziri hasi hari ibindi bibazo zigira nko kuba wageramo ukaba wazikandagira cyangwa se zikaba zagwirwa n'ibintu. Izo ni zimwe mu mpanuka nyine zishoboka zo kuba inkwavu zawe zahura n'ikibazo cy'umutekano mukeya. Urumva ko icyo nacyo urumva bigenda bihuriza ku kintu kimwe cyo kuba wazubakira hejuru. Dushaka tuzanakora n'uburyo n'ibyiza byo kuba inkwavu zawe ziba hejuru. Urumva nabyo byaba ari byiza cyane. Ku mwanya wa munani, zisa nabi. Aha ngaha nyine ndavuga kuryaho umwanda kubera ko ziba ziri hasi. Aha ngaha ikintu kizahita kibamo kuba zijarajara aho hasi, ziba ziri kumwe mu kivunge, zizasa nabi, usange niba zacukuye zasanye nabi, bityo rero ngo umuguzi uzaza kuzigura sinzi neza ko azazishima. Urumva ko tugomba no kureba ku buryo bw'isoko nk'uko nabivuzeho mu gice cya mbere, bituma zidakundwa ku isoko. Ese niba uri umworozi w'inkwavu, urugero ugiye kuzigurisha ku mahoteli, nubwo zaba ari nini ariko zisa nabi, burya nabyo bigaragara nabi, bituma batakubonamo nk'umworozi w'umunyamwuga, kandi twe intego yacu ni ukuba umunyamwuga, tworora smart. So urumva ko kuba zasa nabi nacyo ntabwo ari ikintu cyiza mu bworozi bwawe. Ku mwanya wa cyenda, kuzigaburira umwanda. Impamvu mvuze ibi ni ibi ngibi, ni ibihe rero? Kubera gushyira ubwatsi hasi ari naho zirira, usanga wazishyize mu mahurunguru cyangwa se ibindi zariye by'ibisigazwa bisa nabi, ugasanga no mu bintu zigiye kurya naho harimo umwanda. Ibi ngibi bizaganisha kurwara cyangwa se gupfa. Urumva ko ubu ngubu nta bunyamwuga burimo ku mworozi w'inkwavu bwa kijyambere. Ibi ngibi ukeneye kuba wakita ku kumenya ngo ahantu uzigaburira ese hasute, ariko mu gihe ukicyororera hasi bizakugora kuko nta suku burya yahikugwa mu buryo buhagije. Urumva ko uba uri kuzigaburira umwanda, kandi iteka turabizi kurya umwanda ikintu biganishaho ni uburwayi no gupfa. Rero dukeneye korora smart. Urumva ko icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi ukwiye kwitaho. Ku mwanya wa nyuma ari nawo wa cumi, kwanduzanya indwara. Buriya inkwavu zigira indwara zitandukanye, ariko ugasanga nimba urugero uguze nk'urukwavu rushyashya rwaje rurwaye ng'uburenge, ugasanga urushyize hamwe n'izindi, tayari izindi zose zigomba kuzahita zigiruka zandura. Kuko buriya ikintu kizahita kiba
n'ubundi ziba zisangirira hamwe, zinyara hamwe, zijabata ahantu hamwe, usange noneho bihise byoroha ko zahita zirwara, ariko si hejuru niba zitandukanye, uratekereza ko nirurwara ruzanduza izindi bizaba bihuriye he? Ntaho. Urumva ko cya kiganiro kirakenewe wandike muri comment kubaka ibiraro. So urumva ko ibi bibi byo kororera inkwavu hasi byatuma utagera ku iterambere cyangwa se ubworozi bwawe butagira n'aho bugeze, ndetse ko byanasobanutse mu gice cya mbere ko utashoboka ko wakorora inkwavu nyinshi. Urumva ko ibi birahagije mu kuba twakumva neza ko dukeneye kubaka ibiraro hejuru, kuko bizadufasha kuba twakororera mu mwanya muto tukororeramo inkwavu nyinshi. Nizere ko wakanze subscribe ndetse na like unyereka neza ko iki kiganiro ari ingenzi kuri wowe. Reka tuzahure muri icyo kiganiro cy'ubutaha turebera hamwe uko twakiyubakira ikiraro mu buryo bworoshye ndetse bwatuma tworora inkwavu kijyambere.